ikintu gihari rero fasha umbwira umuntu wayiguteye bwira umuntu wayiguteye ni wowe urayizira uyu mwana atwite ni wowe uzamubyara cyangwa umufashe mu muhekenye uratwite mwana uratwite ikindi gikoma kiri uratwite wowe iki Yikoma cyashize cyasize si mwakinywe mwenyine muzi ko abandi badahari nisi ko icyo twatetse mwana uratwite wowe iki uransebeje uratwite ntabwo nyine nanjye nabishaka nisemiri ku cyo wabimubwiye dore fasha nifashirize papa igikoma mbone wansobana umuntu wayiguteye wariwe ni muntu ki yitwa ndatunze iki wabona iki tega se wo gategwa umutiba ariko se have ariko itone nese njya ku kiri kotse kampoze gike urahiye suri higiye uruhiye magenze ndabona koko namiraga ko mama papa guhera aka kanya nta n'urubuto ugomba kubona muri uru rugo n'ibiryo nuko bitashoboka waje urabyiba ntahari nta n'ibiryo wemerewe no kurya wogapfa ndebera sha bwiza bupfuye ubusa kuko barabivuze abeza niba bapfaga ubusa wakintu nakubwiye ngo kimwana wa ndebera koko amashuri wiza apfuye ubusa twari tukugeteza amakiriro none uradusebeje ugeze aha wabaye basi mukarinda jamwe yo mugisha mutiri munsi gihojeje mwaga muri kugira ngo mutwike umuntu cy'umuntu napfa muzishima ariko se wowe seba se wari kumwe igikoma gihoze ndaburamporeza sobanura umuhungu waguteye ibinya papa uyu ararushye miri meze bite ko mbona yigonze udashaka kuvuga we ubaye iki kamire baho basi zana inoze sobaye iki zana agaterano tuganire barwaye se miri wabaye iki utangiye kuntera ubwoba utangiye kuntera ubwoba sumbaze nta ndahera mbivuga nanjye ubwanjye byanshanze habaye iki se nageze amahano pe uzi iki naryamanye n'uwo muhungu Batiste uzi dukundana arangiza nirimo utabivuga ibyo bintu mbabara rekeraho Batiste wa muhungu inzi cyangwa n'uwundi basi ari uwundi yewe none namubwiye ngo ndatwite aho kugira ngo amfashe nshaka ikintu dukora aranyihakana wira uratwite Inda Batiste mwiri barakwica noneho mu rugo papa arakwica ibyo bintu ntabimenya arakwica ntabwo nzi ahantu nahera mbivuga noneho Batiste urana yazakumarira iki ku Mana miri kuki wemeye gutwitira mu yaranshutse yaranshutse pe ko nanjye nta kintu kimwe nari gukora kugira muhungu ari imbwa kuko none se wamubwira yimubwira kugira ngo iki byahise ko yandebye akansamira mu hejuru akansamira mu marira akambwira ko atari umuhungu wenyine utera ko nta kindi kintu nari mfite gukora nese umuntu yakwihakana ariwe uzi wenyine mwaryamanye ukagira ikindi kintu umubwira koko miri barakwica noneho ibaze mu rugo niba bimenye reba ukuntu papa ameze nk'umusazi noneho ibaze ibyo bintu ntabimenye sinshaka ko hari undi muntu umenya bino bintu mbika mu bwenge bineye ubwoba ndeba uriya muhungu ukuntu ameze nawe ubwe byaramucanze abantu bose iyo bamubonye abona byaramucanze nta kintu afite uzi umbabarire ibi bintu bigira ibanga ndakwinginze nta muntu nshaka kubimenya nzi ukuntu nzabyihandurira wese uzabikoraho iki nta mafaranga ufite ngo wanayikuramo nta mafaranga ufite ngo uzayireba reba uriya muhungu ukuntu ameze nyine ko ari
aratwita umukobwa none nabimenye no kwica mana we miri umbabarire ubigire ibanga no papa nabimenya aramwe uye he abantu bagiye basirimuka mavuye hehe na twaherekeje mama mu kibini yayo yes wagabanya ngura gasururusi Shaka cyawe ni umunsi ni icyorezo kwirwa muramunge esikoti umva se birabishimbo ko biri kuranda muri Nyakigezi uziko muhe n'amarira n'akabimbwi uzahashingirira gihe kwirwa muri ku kibunga wowe n'umuhungu we umuneke wanjye musange ku meza wowe nta kintu uri buze kumva nawe turareka abana wakumva kurwana n'umwana w'umuneke mushiki wawe nta soni nagiye kuhumba kidataretse none awutegereza urabayaboye si baraba kureba runa rusengero ari kuvuga ngo nimara kurusherishera aba bazasherishera n'isi bano bashishera bashaka gukurisha urusengero iyi ngo rusengero niwe bazanye abantu bo muri cyamunara bamushyira muri magatana zifashisha amafaranga maze muri abakozi b'urusengero muri reka dore tunyuze hari kwihitira nuko atubaga mu masiba y'urusengero ngo nurwane ngo rugure muje guteka se abantu bari isoni wowe gahunda niyo umuneke wawe nahuriye kugira ngo ure mu rugo wawe nahuriye ko se wajya umwana koko bazira umbase murebe mushyira inkono kuziba ariko wigize nawe wigize witeze icyomanzi nka so birwa ubungagira inyuma ya so ariko yewe shakandi icyo mwokeje mwa bantu mwe nzaba mbarirwa mwa bakobwa buriya ni ibiki reka nabo twigendere papa isi yakomeje kabisa ubuzima ni butoya mwana wanjye iyo urangaye isi iraguhekaga irakupanuraga iyo umuntu unamuheta duhaye amafaranga tusigaranye miliyoni 2 hano ngo afite n'ebyiri hapasi kira kivuna mu giti cy'ipapuro ariko rero ariko tugora nawe ni ngombwa ngo ahita abona ibyo bipapuro umuntu bamuhaye umurimo nagenda hinge uzamukura amazaze wenda ampamagara ariko nange arinje nkagura umurimo gudafite igipapuro se wose ati no muri rwa rugutiya rwa mama rwi kobonye ko nzi kare hakunda kubika ibi muri mugondo ya nyokosi mugondo ya nyokosi nabuko nabonye yanitse yayifuza mbo ubu tugiye gukora plan B kuntu kabona cya gipapuro nyoko yarabihishe yarabipfuritse ariko uko biragenda kose paka tubitukunyuye ahubwo ubumaye 30 nje kwishyurira ariko mva mababa ndakumva ino hano mbasi kose uko nawe uri nk'igicucu mbasi kuko unagiye kwishwa n'ubukene muri urugo hajya ngo nukugundira imirima kwanyu atari wowe buriya mama na miri batosha guhuza zikare bagushije yagisubi bakabeshya ngo no mujura bareke mbasi nyoko nyine yambanye ba anisabu giye tugiye niyo turyana hazana igitekerezo guki budafite ikintu ukoraga singayo yose nambwini akaba bana tubahe buri mwana we na nk'ibihumbi amafaranga baje kujaja kwihigira kaca mufite akazi nta twakwicwa n'iyi nzara ariko nyoko reka nubwini reka tugurishe wenda nk'Harahiye ku ntaraga nibaduha miliyoni 3 mufere tumuhe wenda 2,900 nindanje nawe n'abakobwa turyemo ibyo bihumbi 100 cyane ako nyoko nta byumvaga ahubwo se waretse tugaye mva nyine reka tugurishe ugumuri tuje kugurisha mu gikombe uriya muri mama mu gikombe ikintu ngusabye nyine uramide hubu ukabivuga bibibanga ryanje nawe bo nibumba twahagurishije tuzabaha amafaranga go kubacicikisha mwene nibaduhana miliyoni 3 nubwo twabaho mu nk'ibihumbi 500
tukabaha 100,000 oya jana ntabaryemera iyi nzu banayitwika yashe ntacu nubwo twabaha miliyoni nako natwe tukareko twigenza sinawe ukagira ikintu wakora rero bigeze mu mafaranga nyimura nyigarika namenye uko arambagara tugenda ngo baraduhanje nta nubwo ngakeneye none umwana wanje mba ndi kurwanaho kugira mbone ko wagira nawe wateri ikirenge ugatambuka sinawe ukazatanda gutekereza ejo hawe hazaza ukahashushanya hakiri kare twari yabo se wahamagaye wa mugabo ujye gukora ibintu Karaveri se oya Karaveri wa nta kigenda Karaveri ashizigara aranga amatungo nabonye akora dilu z'abakene akora ibintu by'abakene mbase sibagiye bagiye se dore vuzi ryawe ugapfukuma ibintu nkabyumva na nyoko ako nabamubwira iki ngewe nagutema nakwica tugende tuje gushaka bucengenda se buriya tugende n'umuhanga abura muhungu azi gushugurika kejo baje muri si yagushije ibintu by'ibijura n'ubwo nari wazanye babazungu bubatse umunara hararya mwanuza mwarutsiye nandi kumwitiranya na cyakene wabo katumurebe ura muhungu azi gushakisha ntabwo yatura barire bino bintu nuze kumvamo ngo uneze mama dore nanjye bino bintu bigicucu usibye rwose rugiraga amagambo ninje ugiraga amagambo wa senze ongera kugira amagambo ahubwo se ko dushize tudakinze iho reba riba mikisi kumugari reba dakwashinze bitenge byanye ko batabida oya ahubwo arimo nayo nkweto yawe yacitse munsi raswa ijana we aratarapfu uru rugi ruribana nta muntu ntabwo rwapfa kwikirira twigende rwose baje baje uhabona ni heza urabireba se haba abazungu haba abayapani ubundi hano bagiye kuhagira umurwa mukuru ndavuga inti rero ntabwo ubuzima bwanje rwaba umurwa ahubwo mwahareka ntabwo nazabura ikindi kintu nagira ute nahakoresha dore rero ngare hano hajya gushingwa ibirunga ugera no kuri uriya muyenzi ugeze kuri uriya munara no hagiye kwitwa Tokiyo bari bagiye kubaka za mihanda zo mu kirere zimwe ziba zimaze nk'intuza nk'ibinyugunyugu ubwo ndavuga inti kwanza ahangaha muri twe turi kuhapanga reba bari abazungu bakoraga imihanda bano bajyaga bya bimashini bimwe bigendaga biri kuri gita niba bashaka kuhubaka ikigo baka ntabwo wambera imbogamizi oya nta nubwo ngezeyo je ngarukiye hano none se gusa no ushaka guhatura ushaka gutura manukira ahangaha iyo umanutse gutya uratambikaga ubwo rero ushaka wakubakamo amashuri kubakamo gereza ikintu cyose ushaka wagishiramo rwose ni heza nawe utambagiye urebe rwose ukatira kuri uriya muyenzi ndeba hari mwereke wewe ugira ikibazo none wubaka inzu ushaka nuzakiramo abantu reka kubaka hani nuko umuhungu wa subuni yahabonye ntabwo kwirwa isakara cyangwa ngo urayikinga nibyo ubwenge wanayiba mirangaye kuko kwirangaza ni byiza kubera amahumbezi gahanga shaka no guhita baka stade mu rugo rwawe hanari ni wawe ukahapfira kwirwa bari guhambana ibyo ubwenge bana kugarika hano rwose n'umuryango wose ni heza ariko birasa nkaho bigiye kubona amabuye yo kubakira amabuye nyumvira kuzivuga ubusa ahantu hari furati guca hashashe gute fondation ni ubwenge kubita hasi tafari uzamura nubwo wageza hejuru ikariduka ariko uba wagerageje rwose wowe tambagira urebe rwose tambagira urebe wowe hitegereza urebe none sura aha cyo cyari gikenewe Urudahanga rw'urugamba ari umutwe gwacu batwitaga banzi bababisha niturananirana oya sabe na nugo umuntu twadikanye ariko gusa ukaza reba uramanuka gute utambika nugera hirya uhita umanuka takwica uhita umanuka gute uramanukiramo urahita ugera hariya urahita umenya ngo ubuso ni doregeresiyo nako ni metero wamugana nenge kuvuga byinshi none se kutashaka ni miliyoni 9 rero miliyoni 9 se wari bari kuducomezo bundi oya ntaco nose arega nawe kubanza wamwikundiye oya umwana ni mwiza ni miliyoni 9 oya ntaguhenda ahubwo turi kuguhenda henda
koko kaburimbo ni nk'inzozi rwose ni uguhumbya ugahumbuka yaje wowe wishyura urebe ko butaretse kaburimbo yanahanyuze hano hantu hawe ni heza bakabaye babegereye basi kuko ubona ntabwo bafite amafaranga menshi ariko icyenda ntabwo yabitanga yatanga ngahe agashaka sishani nka uje kugura ko uzi ko umuntu wese yarakina n'ubutaka uzi ubutaka bw'iki gihe mwa ubutaka bw'iki gihe uza agacuka uzi aho bugeze miliyoni 5 hangana gutya bijya arangura guca none ariko rero ntabwo nguciye amafaranga menshi wamuzungu buriya reka nkwere uzi ko buriya Karaoke ni umuntu kera wakoraga ibintu akabikorana ibakwe apana itimwe mbese ukavuga nyuma yinjiye mu gikorwa pa kubita ibangu agahita abikora twararangiranye buriya uzi ko ariwo muntu wa mbere wahuye igihangara muri Nyaruntore kirya sha najya gutanga intama nsanga kirangije urukungurisha nkaho wagira ngo ntabwo muziranye oya turazanya ko nawe ndi kwibaza nimba uri umuhungu we nanjye byanyubiye nose ko tutari guhuza ni buru amafaranga ya bweko dufite n'andi masambu menshi tubwire rwose zirindwi oya kamwekereho wa muhungu gira 8,000,000 n'amafaranga 900 aho ngaho byibuze maze urabona uri inshuti ya papa nta posiyo ndi bukora reka kunjana rero mu by'ubucuti isiko twari inshuti kera urumva aharongoreye mama twese dutandukana rwose vuga ibindi twumvikane ibituzanye umukiriya aragucisha rero ndamujyana wa muntu uri kunyingingira 8,000 ari kumamagara mbwira ngo tugeze he mubwire yiyizire uyu nguyu yiyizire ya tumubwire yiyizire wari ujya kuzajya kuda 5,000,000 tuzifate urabona kuri ari amashuri nese uri kubindatira nje nta butaka mfite ngire kureba no guyiwa miliyoni muraduhangara cyane no 8,899 zirindwi n'igice urayarya action ntanzara dufite yo kuba twateza ibintu byabo genda umva hagarara hajya wari utubwa ngo uraduha ingahe njye naguciye 8,899 muzereka nkubwire ahantu hawe nahakunze ndi kuguha 8,8 n'igice ubwo nuko uretse si kuva aho ngaho ariko twagira dute uretse ariko kandi twumvikana 8 n'igice nyine ngura twumvikana ngaho ongeraho 30,000 muze ongeraho 2,000 no gashaho senyi kada shaje genda asure hano umuntu yesu ngari igice niba muzemera mu genda ngashaho ibikoroto 300 gitari zirindwi murazirya genda amafaranga ariko ugenda gace ukagenda wihuta mureka genda reka kwinginga aho hari imikuko utavunika genda ukiriya mugucisha igendere numva urareba ntabwo uramuntu twakumvikana reka ariko rero aragiye kapfa kugafata ari gutanga 8 n'igice ano mafaranga ibintu twayakuramo ntabwo tujye bapapa kandi natwe sinzi ibintu tuba turimo umbas yawe umama oya mwa ntacyo gazane ahubwo se bose rambwiye ko nani navuze menshi ahubwo nahubutse nanamubaza ikisikani kubazi ibintu byonyine na leta ndakakunda mbona twabona benshi birarangira twita bavuna muhita ntacyo gazane izo ngizo zirimo ariko rero muzereka nkubwiye ahantu kuhatwarira akayumbo amabuye yego urabona ibikisi kandi none biravunanye hano haravunanye wakabaye nsigiramo nk'imwe byibo ariko ngwesheshe nanjye zizane ntacyo zizane nazo ukereka nkwereka ngere mu rugo yego
nyaza nubwo dusange nabwo sanga nagusanga harakwibarabara yego ibirembera hari humura Ara kukabari kwa ariko winshushu bikanya hageze wari ukumanuka sawa mufite nayo PI yego humura ubwo turi kumwe ariko iri zuba sera muvuye he abantu bagiye basirimuka muvuye he hema twaherekeje mama mu kibini yayo yes wagabanya ngura agasururusi Shaka cyawe ni umunsi ni icyorezo kwirwa murabunge esikoti umva se birabishimbo ko biri kuranda muri Nyakigezi uziko muhe n'amarira n'akabimbwi uzahashingira gihe kwirwa muri ku kibunga wowe n'umuhungu nabo umuneke wanjye musange ku meza wowe nta kintu uri buze kumva nabwo reka babana wakumva kurwana n'umwana w'umuneke mushiki wawe ntasoni nagiye kuhumba kidataretse none urabayaboye si baraba kureba runa rusengero ari kuvuga ngo nimba ari kurusherishera aba bazasherishera n'isi bano bashishera bashaka gukurisha urusengero ngo rusengero bafite umukiri muri cyamunara umusha muri magatana zishije amafaranga bose muri abaguzi b'urusengero muri reka dore tunyuze hari kwihitira nuko ari atubaga mu masiba rusengero ngo nurwane ngo rugure muje guteka se abantu bari so wowe gahunda niyo umuneke wawe nawe uriza kugira ngo ure mu rugo wawe uriye ko se wajya umwana koko bazira umbase murebe mushyira inkono kuziba ariko wigize nawe wigize wicyoza icyomanzi nka so birwa ubungagira inyuma ya so ariko yewe shakandi cyo mwokeje mwa bantu mwe nzaba mbarira mwa bakobwa bira ni ibiki papa isi yakomeje kabisa ubuzima ni butoya mwana wanjye iyo urangaye isi iraguhekaga irakupanuraga iyo umuntu unamuhete duha amafaranga tusiganye miliyoni 2 hano ngo afite n'ibyo hapasi kira kivuna mu giti y'ipapuro ariko rero ariko tugora nawe ni ngombwa ngo ahita abona ibyo bipapuro umuntu bamuhaye umurimo nagenda hinge uzamukura amazaze wenda ampamagara ariko nanjye arinde nkagura umurimo gudafite igipapuro se wasatse no muri rwa rugutiya rwa mama rwiko wabonye konzi kare hakunda kubika ibi muri mugondo ya nyokosi nabuko nabonye yanitse yayifuza mbo ubu tugiye gukora plan B kuntabona cya gipapuro nyoko yarabihishe yarabipfuritse ariko uko biragenda kose paka tubitukunyuye ahubwo ubumaye 30 nje kwishyurira ideni navunye ihene y'umuntu bawitonze ariko reka tubanze duhereze hamwe ibibazo nibimara guherera hamwe kandi ureme ntazagira umuntu ubwira mu rugo yabana bira bikobwa ngo nibishiki byawe ntazagena kimwe numva ngo yagihingukirije ngo iyi kataninde natuyiri nibanga ryanje nawe buriya mama nabishiki byanjye bari bazi ko bazaturusha ubwenge cyangombwa cyo nyoko ndamwica paka kimpaye 10 3 ngo bari bazi ko harimo n'izimikete mwareba nk'ingi uzi ko ingi ishobora no kugata amaraso gakapa ajya ni dolari ni nk'amadolari mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima umva se simukuzana hano agandi macupa 6 simbuka cyangwa uzane wisiki uko bimeze ubu ngubu ntabwo turi bwongere kuyujya tumaza mu bwongo reka tuvanga nabonye uzi ukatuza ku kabari ariko tugiye muri hoteli tuje mu mujyi mu Kiyovu tumanze tunywe nituhaga turaza gushakira umuvuna muhete cyangombwa ariko ubundi tutakimuhaye ariko twamwe tugasinda tukagenda twari duhaga amafaranga gavansi nta noteri nta cyangombwa umuvuna muhete wamusaba abagabo babe bahari n'inyandiko sha ahubwo se miliyoni 1 kuguhemukana ibi namanza ndwigeze nyoko nakinyima uramujama turamwihinduka niko biragenda umbase icyo mwiyi niyo ya hafi sha ahubwo se ngiye waca hano ntabwo nakwirwamo
basi ndetse se ntabwo mbonye isura kiri hano se papa wibereye aha nabonye inzoga myoberwa ahantu wanyarukiye ndi kotaka uzi ko nayibagiwe ubwo maje kuyihaga uyikuye he nayirangije muri turuwayi ugira ukuntu usigaye rero uranze inzoga ubundi ya inzoga rero ipfunduye ikarara bagimeze nk'utuza ariko ndayiruta amazi njyewe ndumiwe nyine gusanga usigaye usigaza inzoga n'ukuntu nzi ko ari wowe mukunzi wazo reka jya uranatashe n'abaye ibyondo navuye kwa kabudensiya cyo kwa buhigira basangayo karaveri nimba yaragurishije umurima abaho bose abuza ntuza kabudensiya akongera gupima ubwo twese nahavuye nk'aya macupa 19 naje buriya ndi kubona nahanga kuhabona naje byaje kwa hano hirya byo kwa Kanyumba nibyo byanzanye hano biranyobora ngo hano iwawe reka nagiye kwanuza kwa venira ndano hepfo nabwo ndaje kurambona nguye mu masafuriya nzi ngo ni wanje ubwo niho bandarurije baranzanye ndumva icyo wari birebe sinzi ngo ni nayirajije rero nayo kubwira inkuru nziza sinyo kari ihe nkuru mama ari mu nzu ahubwo no ma ihe nkuru nshaka kuza kubereka fiance wanjye mfite fiance urumva kwereka feresi sheri wanjye papa shiri wawe se mama ari mama se mama banze zembi basobanurira babwire ndabizi shiri wawe si shiri wawe ubwo nawe iyo uba wampamagariye waje wiwe umudugudu ko umukobwa w'inkumi koma ndama ngo nyumbirize inkuru ngo mushaka cyambereka fiance wanjye kandi nyine yari yambwiye ko ashaka kuza nk'uyu munsi wenda semasome ngo fiance se nuwaye ni umuhungu dukundana rero akunze kuba ari Dubai inzoga muri Dubai muri Amerika atuziba nawe reka umuntu yumva yego rata none yari yambwiye ngo ashaka guprofita muri iki gihe ari mu Rwanda akaba yaza mu rugo mu Buyapani oya akunze kuba ari Dubai ni umucuruzi Dubai ndeko rero papa nashakaga ko muri no minsi ari naho mu Rwanda yari yambwiye ngo yaza kunsura ndavuga ati njyewe nahita mfatiraho nkaza kumwerekana pano umukiri rahira acuruzaga iki acuruza amamodoka ayavana Dubai yazana no mu Rwanda ariko se mukobwa ugiye kwerekana umukwe umukobwa ntazakora ingwe ku ntuzara umukobwa yerekana wamenye urwego turimo sebukwe atabanje kumwerekana ubwo se tumushima ntibazagushime wakintu ico gihohote badatakomereza horate fatiraho hakubundi kukisa acuruzaga amamodoka ariko kucyushigika umwe mu mafuta amamodoka dore no kuri kiri marimo ubwo basanye muri kumwe niba ashaka gufata kwibera uri mwima afata ibere bikuye dore kandi abahungu b'ikigeri simbibonaga mu kabare bibonaga mu kabare none abakobwa barimo abahungu bari kugenda barafata ku bibero igihe ushaka gufasha ku kibero urahita urwangara afatireho rimwe yego asaza igihe ariko nta nubwo ibyo bintu abigira bye yari yambwiye ko ashobora kuza uno munsi ntabwo akunze kujya mu bintu by'ibyo rero niyo mpamvu nayo mbibabwiye ndabizi ndabatunga nawe uradutunguye nyine papa ndabatunga bitubwira mbere n'igihe iyo ubivuga ejo cyangwa ejo bundi nese wowe kubivuga ejo cyangwa ejo bundi gute kandi nanjye yanunguye ntabwo akunze kuba ari mu Rwanda yambwiye ngo reka profite no mwanya mbere kuri amafaranga nzaniye 40,000 ihute icyo twapanze twakoresha ariko wajyure icyo kizaza nyuma uyu mfata hano aje mujya mu rugo rwawe nyoko rero nyoko ni kinini manini twavuze ko tuzagabajisha imivure ziruta umukwe wamukwe cyo kintu cyo kunyingiriza amafaranga nyine genda ugazane genda uzane kanza kugiza genda ugazane ayiwe amwaga iki nyine ibintu biri aho ngaho abaga Dubai acuruzaga imodoka acuruza imodoka papa ni umusirimu yitwa ne ni umusirimu yitwa Batiste Batiste wo kwanuza kwa Karaoke papa abatuje ko ntabwo ari wo kwa Karaoke oya nyine cyo nari ndikugusaba wonze wo kwa Karaoke ategaga amafu nagaruwo undi we nakubwiye ngo acuruza imodoka Dubai abafite n'amakampani hano mu Rwanda ubu ngubu niba yaje reba zana ko amafaranga ya kintu atari yagera
ubwo rero kansimbuka nshakamo inzoga turanywa niyo turamwakiza njye no gutumira ndabwira Mariyata mbwire Rutsiye mbwire Rusine mbwire Kanjogera ndabwana ntuza n'abava kure naruvuga ko haye na Sadara reka mbose mbabwire nyazanye yo wabona umuntu nk'uwo turebe ayo dukenera gukuraho katurebe zana nibarire nyine zana nibarire ndagwa 20 reka nkwere wabona tumufuye nyine nibarire ngabara ariko ukunda amafaranga baratsi cyo yo amafaranga ubura ubwenge cyo zabara anangahe 10 20 30 ongeraho ndetse abantu ndatumira baranywa ese papa kakanye igiye guhita utumira abantu cyo nariko ngegerayo agana ngahe mano jya agana ngahera nasigano baramama muramutekera iki ibyo n'undi reka we ntabwo ibyo bintu babyitayeho icyambere ni uko aza akabari ibihumbi 20 ayo naguhata nose basadara baranywa iki basadara se yewe inda zabo ngomba kuzuzuza biriya bifu ngomba kubyuzuza wo kujagayo karohayo ndohaye ikisi ibintu byo kuryama ku mafaranga kwawe nisuka nsubizemo siba turamenye kubana n'abandi bantu inga ndagira kandebe no ku muhanda nzana amateka amagaze ngaho wibaza ibintu hisabara usungumho ngo baga kwa Pressvision ni Pressvision ni Dubai ni Dubai ubwo none uko umuntu ngo acuruzaga ngo amamodoka no mukongo no muheba azaducisha mijisho wenda machi ugiye kwiyemera rero kiba berabwe uzi ko umuntu uguze uwo muntu uko biri kose uwo muntu ngaho nawe ugindebera akanya oke mana ari bireka twitegure none samugana wo kugenzera ngasanga ibintu bishakaye niki se kwa icyo twapanga kuyakoresha kiranze twamutekera iki uye mama wikwistress wivuga ibyo guteka bwo muze mukora amasuku nimba papa agiye gutumira abantu banywe barabye birahaje nakurya ngaho rero bikurikirane mama naguze ko abasore b'icyangugu ngo barya inkoko wa mukobwa we nako ngeze bagakaye w'icyangugu mama reka da ahantu hose imicara hakwiriye umusore asigatereta umukobwa yanariye reka nyabike murakoze kungirira neza enga nze nkebanura ahantu si ibindi biki kandi bifashe enga da Harahiye Halo sheri bimeze bite none se ko watinze kumfata nahageze kubona hari uduhanda tubiri ariko mparitse kuko haruguru kabanza Okay, noneho reka mve mu modoka manuke n'amaguru ko ndi kuhareba ku gahanda kakabindi kukabona. Okay, sawa. Okay. Ndazi akandire ja amaye ngumbi ngahera ni aho gasi ubusubu mu 40 harava makazanga megagiye atatusubu bakagenda ko banywaga ntizihiye ubu baranywa amangaye none umugore bampaye agana nyabadu wanko cyangwa bihore garekesha gareke bihoreye timunga bite gareke bihore Nene ngiye kureba Uze uraho neza makuru ki amahoro uwo muri ze quartier izi quartier ni wacu
iyi ntuye Harahiye hajya kuri kiriya kivuga niho ntuye uwaka aka serivisi se gatoya aga serivisi imeze ite no kwaka ubufasha muri make ubuhe bufasha hari umuntu narije gusura inaha we mfite gahunda ziri kwihuta nzi gushaka iyi serivisi wafashe ukandangira twavuganye ambwira we muntu ugiye kwa Karaoke dore Karaoke tuya nose ruhungo ni uri inyuma ya guramuvumo rutsiye atuye hari hepfo y'umuhondo Kanyamihigo ni urahanga sadara yaraye hano yaratuye hano ako yarimutse yaragiye nimba yagiye ubwana nimba yaragwengera byose twese byaratuyobeye yambwiye ngo ni ku rugo rw'imiyenzi ndumva rw'imihengo secho kose cyane kwa seruhungo nese hari urundi rugo rw'imiyenzi uri hano hafi se wenda buryo koko nese buce ngende nawe afite uruzitiro rw'imiyenzi gatarakana nuko nakatarayiha ngo inahani ko nta muntu ufite ubushobozi bwo kubaka igipangu waba ugiye kwishira hejuru y'abantu uramutse ucubatse mu gace k'iwacu ni kwande nese ujya kurebana ntabwo nibuka neza izina rye ninde nese uwo muntu ninde ngo nkurange kwa saco ni umukobwa w'inzobe ukuntu bamwita Miri umukobwa w'inzobe ukuntu ngo witwa Miri mwamenyaniye he mwahuriye koze ni story ndende witwa nde niba ahubwo nakwinyira uje kumushakira iki okay ni umukunzi wanjye basi bakundwa n'iminsi karindage umbara wa muhungu rwose mbabarira utazantera umwari umwako ndakwiyana wa muhungu sinzi wari waburi igihomora waburi inde simbizi none se muze mbabarira utantesha amahirwe nifite mfite umukuru ya Dubai tumukwe mwiza ntegereje kandi ubu nibyo ndimo byo kumwakira mbabarira oya urwahamagara nde ni urukwakura tukataha iwanyu ni he muze okay iwanyu ni he genda rero oya mbabarira genda wambwa ndakwiyamye ndi kukubwira gwiki mbabarira genda rwose utazongera no gukatira ugahirahira ngo ukatiye mw'iyi nzira mbabarira genda tukagenda genda hata Haston nundi muntu ntazajya kubona ibitsi byawe bije hano ntegereje umukwe w'umuzungu ujaga Dubai bamumbiye sha Haston wowe none nakubaye ntuwo mukobwa muziranye mwahuriye hehe ntuwa hehe utanyicisha iki kintu si wabona nkimenye wamusenzi nta soni wowe wanyaneye imbwa kunyicisha icyo kintu ngo nawe nuko mwakira abantu ngo kwakira se tujye muri iyo okay iki nagusabye kundangira byakunaniye kukurangira nyine ndi kukubaza ntese uri uwaheye witwa nde aho bireke kundangira ntese uri uwaheye none se kunyuka inabi ndi gupaka gufasha ngo ndangire papa mwanahuye nese utamuzanye mu rugo ngo iki utamuzanye mu rugo what igicucu Yesu we niwe n'uyu nguyu nese sho bimeze gute niso uretse urabura musuhuza yes avandi standardize mukomere amakuru mukomere munsabira imbabazi se munsabira nyine imbabazi nese sho ko mbona warakaye byagenze komera ntabwo nabyumva Kristo yeza kuzwe kunangiriye ni karibu rero uri binahani gutya ngwino wisanga ni karibu wamukoze iki ngantsaba imbabazi kabone ururo kumwitira wakoze iki windenganye n'umurenganye sheri ko uri mu nzira adafite imodoka ngira ngo umuhobo papa abantu muhuye badafite imodoka ubugomba kubafata none nk'ibirara rero n'ibi bireba bimeze nk'amashani komera rero ayowe muratubabarira itwibeshe umukobwa wawe ko komera mukwe wanje
komera cyane Akoze papa wambabaye ukareka koko. ndibandi ntabwo ndi umuko wawe oya uribande umva nje ndibande ndi imbobo ndi nyana yimbwa ndi gihwera we umva se ndi maguke ni impamo y'Imana ndi igicucu ndi Papa reka ngo papa uri kujya hehe uri kujya he wihu papa mbabarira umbwire n'icyo ukoze Batiste ko atagera akarabigeze hariya papa yitwa nde yitwa Batiste koko uzi ko yabimbwiye umva sinabo w'indenganya wakino nyine turahuri we ntabwo yari muri iyi modoka biriya birenge byarera uko nako ameze nk'amajanja bw'inka iminwa ze wajya ntiwamutandukanye n'amaguke ndamurebye ndavuga intigama abandi gaza kakabadunangira gakaburirwa irengero ubwo ndamwirukana mwana wanjye ndagukunda urankunda none ibi ni ibiki unkoreye papa ntabwo nzi ko afite imodoka cyane ntabwo namenya ko imodoka ceceka papa mbabarira umbwire ni gute wumva ko abantu bose bagenda n'amaguru bana nta gaciro bafite ese ni ngombwa ngo umuntu wese ugenda n'amaguru umutoteze umubwire amagambo mabi papa reka nkubwize ukuri ukuntu umubwire nawe uzanyishakira mubaze ngasi musaba imbabazi bajya musaba imbabazi wajya ukaze mwisabira nyine zimusabe genda uzimwisabire musabe sidajya kwatsa imodoka uracagaca genda musaba imbabazi genda uzimwisabire nawe wamubwiye nawe papa watubabarira